Reka mbahe ikaze kandi none mbifuza kumererwa neza nizere ko Imana ikibarinze aho muri hose. Ndagushimira rero wowe wese waje kuri uru rubuga, ni wa mwanya dusangira ibitekerezo ndetse n'ubumenyi. Rero igihe tekinoloji yaziye ubu ngubu ntabwo abantu bose bakijya ku ishuri bagiye ku ntebe y'ishuri guhura na mwarimu. Mwarimu asigaye aboneka no kuri internet. Ni muri urwo rwego rero nabasezeranyije yuko nzabakorera video ikubiyemo online courses cyangwa se platforms wabonaho amasomo ku buntu cyangwa se wishyuye amafaranga make cyane. Reka dutangire tuganire kuri izo mbuga ushobora gukuraho ubumenyi ku buntu cyangwa se wishyuye amafaranga make cyane. Kazi rero ngewe nkaba nitwa Bukize, tukaba tuganira ku bitabo cyangwa se no kuri business rimwe na rimwe tugenda tuvanga. Uyu munsi rero uko nabivuze tukaba tugiye kuganira kuri online courses cyangwa se amasomo ushobora gufatira kuri internet ku buntu ndetse hakaba ari namwe umuntu yishyiraho amafaranga make. Icyiza nuko izi website ngiye kuba inyinshi muri zo batanga na certificate ku buryo kazi kawe ushobora kuvuga uti ngiyewe nakoze iyi course ivuye wenda muri Harvard, kuko turazibona website nyinshi zifite amasomo ava muri Harvard, ukishyura amafaranga ya make y'amadolari 150 bakaguha certificate ukaba wajyana ku kazi ukabona promotion. Reka dutangire rero twihuse. Website ya mbere ndi buhereho ni website yitwa Khan Academy. Iyo website amasomo ariho akaba ari ubuntu yose n'ubuntu. Amasomo abonekaho yose abonekaho n'amasomo ya business, harimo engineering, harimo ibijyanye na health, harimo y'amasomo nyine wafatira mu ishuri nkasanzwe, harimo geography, harimo amasomo yose. Website ya kabiri yitwa Udemy. Iyo website rero ikaba ariyo nakurekomanda cyane mu buryo buri professionnel, nubwo kuri yo wenda basaba amafaranga make yeguhara amasomo y'ubuntu, ariko bafite n'amasomo atangira ku madolari 12 ndetse kugera ku madolari 20. Iyi website rero ikaba iriho amasomo arenga 55,000. Ni ukuvuga ngo field yose waba urimo ushobora kwisangamo, kandi ikindi kiza cya udemy.com ni ukubera ko iyo ushaka no kuba umwigisha nawe ushobora kuregisteringa, noneho nawe ukajya utanga amasomo yawe. Hariho video nziza cyane wareba kuri website. Indi abantu benshi bashobora no kuba bakoresha muri iki gihe, bashobora no kuba bazi, nitwa Coursera. Coursera rero akaba ari website ifiteho programs ifiteho amasomo y'ubuntu nkuko nabivugaga, harimo mechanics, harimo music, harimo photography, harimo guteka, why not. Noneho itanga rero Coursera itanga amasomo avuye muri za university, harimo Stanford, hakaba habamo nyine za IT, ibintu nk'ibyo ngibyo. Indi website ya gatatu ya kane plutôt ndibuvugeho yitwa Lenda. Akaba ari website yashinzwe na LinkedIn. Niba uzi LinkedIn ubiswa ari rwa rubuga ruri professionnel, ikaba rero ariyo nyirayo Lenda. Lenda rero ikaba akarusho kayo nuko aba professionnel benshi bajyaho baba bashaka kuminuza cyane muri carrière zabo ndetse no kwagura ubumenyi bwabo. Ikaba rero ibaho aba professionnel batandukanye. Biza professionnel ni benshi, yaba arabandika ibitabo, yaba arabandika, araba poet, yaba abanyamibare, yaba ari abavumbuzi, bose wabakora kuri iyo website ya Lenda. Urubuga rwa gatanu ndibuvuge ni urubuga rwitwa Open Culture. Iyi Open Culture ikaba ari uretse Khan Academy, iyi n'indi nayo platform ifite amasomo menshi y'ubuntu, kandi icyiza cyayo nuko agiye atondekanye ukurikije ama alphabet. Ikaba rero iyi Open Culture ikaba ifite amasomo agera ku 130. Ibyo byose ntabwo wakiburamo. Ikindi kandi cyiza cyayo ikaba ifiteho ama audio ndetse n'ama videos, ushobora kureba amashusho, ushobora kureba ku buntu. Hakaba hari amasomo aturuka muri za kaminuza, harimo nka Yale, harimo Stanford, bakaba bafite ibitabo, e-books, bakaba bagira n'ama audio books. Rero uretse kuba bafatira amasomo asanzwe,
ukaba wahasomera ukanahumvira ibitabo. Indi ya gatandatu ni edX. Iyi ngiyi muri website zose akaba ariyo non-profit, akaba ariyo idaharanira inyungu muri izi zose, nubwo nayo hariho amasomo, nubwo nageze gufata amasomo, nubwo hariho amasomo makeya wishyuraho gato. Nafasheho class ya entrepreneurship kuri edX. Hakaba rero hariho amasomo aturuka muri Harvard, ndumva ashobora kuba ari class muri Harvard nari ndimo ndafata. Hakaba habonekaho amasomo ya psychology, ibintu bijyanye na energy nkuko nabivugaga. Iyo ushaka ko ubona certificate ukayitahana, ukaba wishyura amafaranga makeya, ni handi navuze amadolari $150 na ibintu nk'ibyo ngibyo. Website ya karindwi ndi barangire yitwa Tax Plus. Ikaba noneho yo isa nkaho yihariye ku bantu baba muri creative industry, babandi b'abaririmbyi, aba musician, abanditsi ba film, abafata amajwi. Umuntu wese uri muri creative industry, harimo designers yego batandukanye, yaba uri umuntu uri muri animation. Iyi ni website nziza warebaho kugira ngo wiyungure ubumenyi. Bakaba rero basaba membership kuri iyi website, ukaba wishyura amadolari $29 ku kwezi kugira ngo uhore wibonera access iri unlimited idahagaritse kuri website yabo ya Tax Plus. Website ya munani ni yitwa udacity.com. Iyi ngiyi rero ikaba nayo itanga ubumenyi butandukanye, yaba ari mu bijyanye na engineering, yaba ari ukwigisha, yaba ari finance, yaba ari mu bijyanye na technology no kuba umu IT, byose ukaba wabikora kuri website ya udacity.com. Website ya 9 ikaba ari website yitwa Alison. Akaba rero ifite nibura iyi website abantu bayigiraho bakaba barenga miliyoni 10. Akaba rero bajya kwishakaho ubumenyi baturutse mu isi yose ahantu hatandukanye. Iyi ngiyi rero ikaba henshi iri conseil ku bantu bashaka kujya muri kariyeri nshyashya, cyangwa se bari gushaka akazi, cyangwa se bari gushaka promotion. Kuko ibintu ndetse iyi ngiyi kiza cyayo nuko ushobora no kuhigira degree ikarangira. Nuko ngo niba ushaka wenda tuvuge masters mu bintu bijyanye na public health, ushobora kuyikora kuri Alison website, noneho rero bakaguha degree yawe ukagenda amahoro. Iya 10 rero ndi buvuge akaba ari Open Learn. Iyi rero Open Learn ikaba yaratangiye mu 1990, ikaba yaratangiwe ku bufatanye na BBC. Icyo gihe BBC yashakaga ko nyine abantu bakomeza kwihugura, yaba ari n'abakozi bayo. Akaba rero amasomo yayo akaba ari kuri level zitandukanye. Uko ugenda wiga ufite amasomo yaho, uva kuri level ya mbere ukajya kuri ya kabiri, ya gatatu, ya kane, gutyo gutyo. Website ya 11 mbere yuko mbaha bonus ubundi nkabasezera, ni website yitwa futurelearn.com. Iyi ngiyi rero ukaba wayijyaho ugereranyije n'ubushobozi bwawe. Niba ushobora kwishyura makeya kuri courses, cyangwa se niba ushaka kureba nyine amasomo bafite y'ubuntu, nayo ni website wajyaho. Ikiza cy'iyi ngiyi Future Learner akaba ari website bakoze urubuga rutuma abantu bose bayijyaho bashobora kuganira ku isomo, bashobora guhanahana ibitekerezo. Ikaba ari kimwe na edX nababwiye ko nayo ariyo nafasheho amasomo, nayo bakaba bafite urubuga mu discute aho mukangurana ibitekerezo, byagenze gutya, eske iyi topic urayumva gute, n'icyo utashitoyemo, n'iki gikeneye kuba kwigwaho cyane, ni kidukwiye kongeraho. Batanga n'ama assignment kuri ibi imikoro, kuri izi website batanga n'ama assignment. Rero ni kuri bonus, reka njye kuri bonus nkuko nabemereye ko ndi babwire na bonus. Ni website 3 ku muntu ushaka kwiga gukodinga, bya bindi bijyanye na mudasobwa na programming. Hari website yitwa freecodecamp.com. Yo ikaba ari yo kuri abacoder gusa, abantu b'amacode, ibintu bya mudasobwa, akaba ari byo byonyine biriho. Iyindi ni Solo Learner, nayo ni website wagenda ukareba
kandi ntabwo nasoza ntababwiye ko indi website cyangwa se urubuga twese duhora tujyaho ni YouTube. Akenshi nta kintu udashobora kubona kuri YouTube, ibintu hafi ya byose ushobora kubibona kuri YouTube. Wandikamo title y'ikishaka, YouTube ikakuzanira ubumenyi. Bashimwe mwese rero twabanye muri uyu mwanya aho nabagezagaho list y'ama website ushobora gukuraho amasomo yo wakiga ku buntu cyangwa se ukanayiga wishyuye amafaranga make cyane. Nyuma rero yuko dutandukana reka mbibutse ko sindareba neza ariko website zazijya zigira amalimit. Ushaka kuri nko mu Rwanda wagerageza kwa accessinga website runaka bikanga kubera ko uri muri region runaka, ntuzanenganye nguvuge ngo narakubeshye. Ni kwa kundi nyine hari video dushobora kureba muri Amerika ariko yafunguka mu Rwanda bikanga, cyangwa ugasanga hari video mu Rwanda bareba twebwe muri Amerika tudashobora kureba. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu wasa kwitaho. Ikindi kandi numara kureba kuri izo website ugaruke hano utuhe ibitekerezo byawe, utubwire ukuntu wabisanze, ese hari isomo wabonye ugakunda, experience yawe, hari abandi nyine washishikariza gusura izo website, niyihe wakunze muri izi zose, niyihe wisanzemo kurusha izindi zose. Nizere ko mukomeza kwiyungura ubumenyi. Ikindi turi mu gihe cy'uburwayi yego, ariko mu buryo bwo gushishikariza abantu kwiga ndetse no gusoma, muri comment ushyireho course ubona ushaka cyane, uvuga impamvu ishaka cyane. Ndafatamo abantu babiri, nuhitamo nka course isaba wenda tuvuge amadolari 12-15, ndafata nk'abantu babiri ku buryo nabishyurira iyo course. Ariko nyine barabampa impamvu zituma nyine iyo course bumva bayishaka muri comments. Murakoze, mugira ibihe byiza. Nitwa Bukize, naho gutaha. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde. Bye.